turiya dusore twambaye neza turabireba mbona bigoranye pe. urahuriza hehe n'abavuga ko kuba Rayon Sport ifite bariya basaza bayita ikipe yabo kandi koko bayishoramo, ubwinshi bwabo biri mu bintu bituma Rayon Sport idatera imbere, urabihuza gute icyo kintu? Okay, urakoze cyane. Buriya rero hari ikintu kiba muri societe z'abantu cyane cyane nko muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport bari abasaza usiko burabura bicara bakabona aribo bantu bakontributinga ku ikipe cyane kurusha abantu bose. Biriya babyita kwikunda. Buriya Rayon Sport nta muntu utayigiraho uruhare kuva kuri wa mufana wishyura ibihumbi 3 byagiye muri stade. Ngiye ahubwo barangiye nibo naje kubona kari nabo bantu tugiye muri logique nibo bantu bundi bakabaye aribo banyiri Rayon Sport. Yego. Kuko bari abantu ikipe Rayon Sport iratsindwa ntibarye. Rayon Sport rwose iratsindwa akaba yanata uramufana uvi Nyanza akava hehe na hehe akaza kwishyura ibihumbi 3 hariya ufite no gusanga mu mufuka we basigaranyamo nk'igihumbi kimwe cyangwa nk'amagana ngaye aranataha n'amaguru. Rero iyo mugiye rero hari hejuru ngo muri za body mukirirwa mushwana mugira gute mutanatekereza kuri bafana mwe mukumva ko ari mwe mwinjiriza ikipe kurusha babandi. Ahubwo se tuvugishije ukuri muri stade tuvuga nk'urugero nko muri stade amahoro si ibihumbi bingahe, ibihumbi 45 nibyo kugeza ubu tuvuga nkene wa Rayon Sport ntago nawushyira ku mutoza pe rwose ngiye niho mutoza umufitiye icyizere yahawe abakinnyi beza yakina ndetse neza cyane. Nakubwiye kuva kare ngiye kujajinga umutoza utahawe iki n'iki biragoranye pe. Kuko gutoza kuba ibyo yatozaga mukura no kuza gutoza Rayon Sport ni amakipe abiri atandukanye. Cyanze bikunze nawe burya tujye tureba na psychology y'abantu. Niba umuntu yaravuye muri mukura atoza ikipe wenda ifite amikoro ku rwego wenda rwa mukura, kuba yaraje muri Rayon Sport wenda hari ukuntu yumvaga hari somehow ko abayeho upgraded. Kuba rero kwishyiramo ko abaye upgraded wagera ahantu ugasanga wenda expectations zitandukanye n'ibyo watekerezaga, hari gihe nabyo bikwangiza mu mutwe bigatuma rimwe na rimwe no kuba watanga umusaruro naho hazamo ikibazo bigorana. Kuza mu ikipe ugasanga wenda harimo abaperezida wenda benshi yarakubwira iki nuko ngo ngiye kugeza ubu ngubu iyo nakajajinze nuza uyu afahamia iyo aba yarahawe iyo Rayon Sport nyine ubuyireba mu kibuga avuga uti nk'ubu nakubwiye ko ngiye Rayon Sport iri current rutavanyemo bari abavunitse ngiye nakubwira ko irimo abakinnyi batarenze 5-6 bari ku rwego rwo kuba bakinira Rayon Sport yagabaye ihanganira na APR igikombe. Saba abakinnyi 6 ndi kubwira ikipe z'abakinnyi 11 none se abo bandi uzi ko ikipe y'abakinnyi 6 temeye kujya mu kibuga njyabo bandi mbabara kari abajya mu kibuga kugira ngo Rayon Sport yemere gukina. Rero kugira ngo njaginga umutoza ufite abakinnyi bameze gutyo mu ikipe nka Rayon Sport ibisabwa byinshi, umufana yaje hariya bagacuma siza amarangi bagutegereje ko kugomba inshundura zigomba kunyeganyega mu buri kanya. Bari abafana bakiniye guhabwa agaciro na bari abasaza yego tububahe, hari ibyo bakora wenda bari abandi batakora rwose ni twaba iki cyubahiro, ariko icyo cyubahiro ni kikabibagize ko hari abantu bari mu ntara bari Cyangugu bari zahehe zabweye zahehe bakeneye ko bari abantu bumvikana ikipe igatsinda. Hari abantu bifitiye utubutike na hehe twahehe baba baraguze za bonema bavuga bati ikipe ye yatsinze hano turacura. Ikipe igomba gutanga ibyishimo mu nguni zose ntihakagira abantu babangamira ibyishimo by'abandi bitwaje ama ego yabo kandi ibyo bahararira ngari
intsinzi ya Rayon Sport, ariko bikarangira n'ubundi itabonetse. rero numva bakagiye bagiye batekereza ku kantu, ese ibi bintu niba ari Paul Muvunyi ari wenda atumvikana Tadei bakwica, ese iki kintu ko kiri kubangamira bya byishimo bya rubanda nyamwinshi babareyo, ese ibi bintu turimo ni ibiki? Yes, bakanatekereza nako ngako. Kandi ikindi buriya Rayon Sport nkubwije kuri wa munyamakuru, Rayon Sport ni ikipe itagibura amafaranga, ahubwo twasanze bajyaga batubeshya ngo Rayon Sport ngo ni bihehe, ngo ntango ngiyo irimo ngo ngira gukonsoma gusa, ahubwo tuvugishije kuri wa munyamakuru, urakuze ufite imyaka y'ubukuru ihagije, wigeze ubona ahantu abantu b'abagabo bapfa ikintu kitari amafaranga, kitarimo amafaranga? Ntago bibaho. Baba bari kurwanira iki se? Ikaze nshuti bakunzi bacu ba I&I Peace TV, uyu munsi nanone twari tumaze iminsi tutabahasho, uyu munsi twagarutse. Abari gukurikira kuri kamera murabona ingagari y'umusore ahangaha impagaze imbere, twatunze kamera muramubona cyane. Uyu mugabo afite ibigwi byiza byinshi cyane agiye kutubwira. Twari tumaze iminsi tutabatumirira umuntu, uyu munsi twabatumiriye umuntu. Ibiganiro yazanye aribanda cyane mu bintu bita siporo. Uyu nguyu abenshi murebye imyambarire yiwe ushaka guhita mwibwira ikipe afana habarizwa hariho. Reka rero uyu mwanya ntabatindiye tumuhe ikaze ubundi atwibwire. Bimeze bite? Salama. Umeze neza? Ni amahoro ya Ni amahoro, ndakubona rwose uwo musore. Rwose. Abadukurikiye rero bakeneye kubibwira. Murakoze cyane. Nitwa Ngabonziza Jean Bosco, niyo mazina nahawe n'ababyeyi na Kiliziya. Nkaba mvuka mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimihurura hara mu Rugando. Munsi ya convention. Mu city. Umwana wo mu city kabisa. Ariko hagati aho ngaho ati niyo mazina y'ababyeyi. Hari utundi tuzina se waba wirwa wenda tutarutwo kwa atari muri ayo y'ababyeyi? Murakoze. Abanzi mu kazi bamwe banyita agronome, abandi bakanyita umuticha w'ikidage, mu kidage babyita lera. Ikindi abandi banyita teri mu kibuga. Teri ubwo bikomoka he? Genda kubera mfana Chelsea mu Bwongereza, nakundaga kapiteni wayo John Terry. Ubundi niyo mudefanseri ngiye mfata nk'umudefanseri w'ibihe byose kuri ngiye ariko ku giti cyawe. Niyo mpamvu nawe babikwitiriye. John Terry buriya ni izina navanye muri Troncome. Nakundaga kuburana ku mupira cyane, nkunda icyo gihe Chelsea yari ikiza itaramba ikipe ikomeye cyane mu Bwongereza. Abadefanseri bari bazwi bari ba Ferdinand, ba Vidic, bita bakaraga muri za Liverpool na Babio. Noneho no mu Butaliyani hari abadefanseri bakomeye ba Nesta n'abandi, ariko ngiye nkakunda John Terry cyane, nkanabwira abantu ko ari we mudefanseri ngiye wa mbere ku isi muri icyo gihe cy'abadefanseri benshi. Naho kubera kuvuga John Terry cyane nashidutse abantu baranyishe John Terry, mbana na John Terry ahantu hose nagiye niga, ahantu hose nagiye nyine John Terry. John Terry ariko ni byiza cyane burya kugira izina nk'iryo ry'umunyabigwi nk'uwo nguwo, ariko sinzi niba ari ukuri kwitirira gusa kubera wakundaga kumusesengura no kumuvuga wenda nk'umufana wa Chelsea. Wowe ntabwo wakinaga icyo gihe? Icyo gihe narakinaga cyane ahubwo hari akantu nibuka niga muri Troncome, Manchester yadutsinze kuri penalty kuri finale ndabyibuka mu Burusiya. Manchester dutsinda kuri penalty, icyo gihe John Terry yarase penalty. Noneho icyo gihe ahubwo mu kibuga nari umukinnyi ku buryo ngiye no mu ikipe y'ikigo iyo habonekaga penalty, abakongwe bose baratinyaga bagahabuka bakavuga bati noneho biragenda gute. Noneho nkafata iya mbere nge natsindaga penalty kandi neza, ku buryo icyo gihe Manchester yadutsinze kuri finale ndabyibuka, n'umubabaro n'agahinda abana bakazambwira ati kuki wowe utsinda amapenalty, kuki ufana umuntu utazi gutera amapenalty. Umva iyo night sinzigera ngibagirwa. Ntabwo uzayibagirwa. Mu kibuga naho nabaga nshibiti n'amabuye. Yego John Terry, ndumva kabisa ku myaka yawe ndabona uri umupapa uracyari umusore.
papa w'umwaka umwe umwana umwe ufite n'umwaka umwe yarawujuje ubwo urakasa muri kofete bagapira nawe mu itsiri imbere abakanobagiza bibi cyane. Mbese muri rusange navuga ngo uri umwe mu bantu bashaka kuba barabyariye Amavubi mwataka cyangwa muri defense ariko urazakurikiza se wakinaga muri defense wowe je pense ujya kwiyitirira John Terry nawe wakina mwameraga nk'abakina ku myanya imwe. Okay, urakoze cyane. Ngiye nakundaga kwikinira hagati cyane ariko nkakina no muri defense cyane. Ko gatandatu no mu myanya ya defense yose kuri gatatu kane gatanu kabiri bose narakirye ngewe na gatandatu niyo myanya nakunze gukina kuva natangira ibyo gukina imipira. Yego John Terry none ndagenda nkoresha John Terry cyane kuko iryo zina ni iry'umunyabigwi kandi tugomba kurivuga kuko nyine John Terry yakoze akazi gakomeye cyane mu ikipe ya Chelsea, ari capitaine, ari umudefenseur ushamburiya cyane, mbese abatakari yarabazonze. None nyuma ya siporo John Terry ubu ngubu uracyari muri siporo, uracyakina, ese hari ikipe wigeze ukinira yo mu byiciro bizwi kugeza ubu mu Rwanda? Okay, murakoze cyane. Ngewe football ntabwo ko nayikinnye mu bwana bwanjye ku mashuri cyane nta shuri nizeho ntageze nkinira. Aho nize hose narakinaga kugera muri kaminuza. Nize ibijyanye n'ubuhinzi, production végétale niko kera twabyitaga, crop production muri minsi. Ndabyibuka muri mu kipe ya twitaga Gago Kavemu Foma Isae muri 11 rapide umuntu yabaga aguruka kabisa bimeze nabi, nta muntu wacagaho cyane ntago hatambukaga. Wari umumediateri? Muri 11 rapide nari umudefenseur. Wari umudefenseur kane cyangwa kuri gatanu bitewe na game plan ya coach. Yego mwobi bakunda kwita muri central defense. Joteri nyuma yaho ngaho ni biki bindi waba warabayemo ku buryo kugeza ubu ngo abantu baba babikuziho uretse kuba muri football gusa, ibindi bintu wumva bikokipa umwanya wawe munini ni nk'ibi? Okay, murakoze cyane. Ngewe ubundi nyuma wenda mu gihe cy'amasomo iyo nabaga ndi ku ishuri, nyuma y'amasomo cyangwa iyo nararangije kwiga, nyuma y'akandi kazi mu mirimo yose nagiye ncamo, nyuma y'iyo mirimo yose ubundi ngewe mbarizwa muri korali. Muri korali? Uri umuririmbyi? Abe ku ishuri nabaga ndi muri korali kandi kubita. Hanze mu buzima busanzweho ndi umuririmbyi wa korali Ireviva. Abaririmba tenor ijuru rya gatatu. Bamwe baririmbira hejuru, bamwe baririmba bajyana hejuru cyane. Korali Ireviva ndayumva harya ikorera ubutumwa hehe? Ikorera ubutumwa muri paruwasi ya Regina Pacis. Tukaba dukorera imyimenyerezo cyangwa repetition muri Centre Christus Remera, ndahabona munsi ya Stade Amahoro. Iriya ni zone nziza cyane, ni ahantu heza cyane, nanjye ndahasengera. Joteri uri umuririmbyi wa tenoro kandi urayikubita neza cyane. Tenoro ndayizamuka neza rwose, iyo nabyutse ndi mu mwuka neza ari umutagatifu yanagatifu akambwira ati giye dukora umurimo w'Imana hariya ewana. Tenoro ndayizamuka furu mukoko. Uretse kuba uririmba nta niyihe role yindi ushobora kuba ushoboye kuba waba utanga muri korali? Ubwo ndavuga kuba waba uri umwarimu wigisha, ese hari njya mbona musique catholique ni musique igorana cyane, waba uzi umuziki iriya muziki ziriya mapro waba ujya uzireba? Okay, si cyane ariko nk'abana ba kiliziya ubundi barakubwira ngo iyo uba muri kiliziya uba muri korali ugomba kuba byibuze ufata kuri karaga papuro kabasha gusomaho turatunota. Nagiriwe ubuntu rero turatunota ngenda nihugura gake aho muri korali mbasha gufata wenda kopi nkaba nafasha abagenzi banjye mu ijwi rya tenoro tukiga na soprano na kwigisha nandi majwi ubundi ndihugura ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ikorari yose nzajya nyibyimba hariya furumuka ko nkagiye hari imbere nkazamura abantu baririmba ibintu by'akazi cyane, ibintu biryoshye cyane, abantu bagahimbarwa ukabafasha gusenga. John Terry, none rero reka twigarukire kuri siporo. Nari ngujyanye hirya gato ariko reka twigarukire kuri siporo nyarwanda. Uyu munsi dufite shampiyona yacu yaratangiye.
uri umufana, uri umukunzi mu Rwanda, tubwiye ko mu Bwongereza ufana Chelsea, ese mu Rwanda ufana iyihe kipe? Okay, murakoze cyane. Mu Rwanda nk'uko nyine bigaragara uko twambaye y'abantu mfana ya kipe ya kipe bitanga ikipe y'Imana, ikipe Rayon Sport, Gikundiro cy'abareyo, ikipe y'Imana nubwo bitameze neza ariko bari ikipe y'Imana ntabwo dabigarukaho. Ati nubwo bitameze neza ko kantu ntabwo wabura kukavuga. Nibyo koko ubu ngubu kugeza ubu ngubu muhagaze gutabareyo, abareyo mwifashe gute kugeza ubu? Bo ubundi bajya bavuga ngo ubugomba gufana ikipe ubundi ni iki? No gufana ikipe mu bihe itsinda no mu bihe imerewe nabi, aho niho nyine niho umukunzi cyangwa umufana mwiza yigaragariza, niho agaragara. Naho kuvuga ngo uzajya kuvuga ngo urafana ikipe ngaruka ngo uri kwishima wishima ariko yaba yatsinzwe ntiwicare ngo gufatanye n'abandi mu hana ibitekerezo se byagenda gute? No, nk'aba sportif ubundi twemera ko muri siporo iyo ugiye mu kibuga uranganya ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Ni ibintu bitatu nizo resultat ziba muri football, cyane cyane yari mu marushanwa ya shampiyona. Yego, rero ibyo bintu ugomba tuba nk'umuntu w'umufana uba ugomba kubyakira, ugomba guhora ubyiteza. Nkuko nakubwiye ko ngiye nakinnye nk'umupira. Yego, rero muri uko gukina twahari igihe natwe aho najyaga nkina hari igihe twagiraga ibihe byiza cyangwa tukagira ibihe bibi rwose, hakaba twagiraga nk'ibihe bibi tugatsindwa ku buryo hari n'igihe nk'abayobozi cyangwa abatuyobora bavuga ati ese bwabivuyemo, ariko tugakomera tugashikama. Rero ngiye izo experience ndazizi, niyo mpamvu ubona ngiye bireba nkavuga ni okay, twatsinzwe twagize gute. Ngiye nk'umuntu wakinnyeho umupira numva bibira ni ibihe bisanzwe rwose bibaho muri siporo. Yego, ni ibihe bisanzwe. Ikipe none bimeze neza, ejo ikamanuka, ubutaha ikongera ikazamuka. Rayon Sport yawe rero none ndashaka kuyidusesengurira, ufasha abakunzi ba Rayon kubazamurira icyizere. Rayon Sport nyuma yuko ivuye mu marushanwa ya CAF Confederation Cup itsinzwe na Singida, umukino wa mbere yawe yitsindiye kimwe hano i Kigali Nyamirambo, ejo bundi ijya hariya nyine muri Tanzania Dar es Salaam, Rayon Sport bayitsinda n'ubundi bitego 3-1. Rayon Sport igarutse mu marushanwa y'u Rwanda, ihuye n'ikipe ya Polisi muri shampiyona. Polisi irayitsinze ikubise igitego kimwe kucyishyura biranga. Rayon Sport iraje ihuye umukino wayo wa gatatu itsinganya na Gasogi United. Gasogi mu by'ukuri itaragenze, itarahagaze neza ku isoko. Rayon Sport kugeza ubu ngubu dusesengurira, ufasha abakunzi ba Rayon ubagarurira icyizere. Rayon Sport ntabwo iri kwikura ku gikombe hakiri kare, ese ubona ni ikihe kibazo gihari kugeza ubu? Okay, murakoze. Ubusanzwe rero Rayon Sport nk'uko izwi ni ikipe y'abafana. Si polisi, si yo polisi wavugaga, si yo APR aho bafite financement wavuga ngo ihoraho. No kuvuga ngo igipolisi ubwakurarangira bagakora report bakavuga bati twakoresheje ibi, bakavuga ati none umwaka utaha turakoresha kandi ayo mafaranga akaba ari hariya. Ezwel muri APR niko bimeze. Amafaranga abari hariya, icyo bakora babwira abo bashyizeho bo kubayobora ayo makipe bati dore amafaranga ari hariya, mwe mugende mudushakire abatoza bakomeye, abakinnyi bakomeye. Ibyo nibyo muri ayo makipe yubakitse gutyo n'andi makipe y'uturere cyangwa andi makipe y'ama institution. Rayon Sport rero ni ikipe y'abakunzi bayo, ni ikipe aho bakunzi bayo bicara bakavuga bati Joseph wundi wowe kanaka ese ko Rayon Sport bimeze bite? Abakunzi bayo bakicara bagahana buri wese icyo afite icyo yungutse mu byo akora, mu byo acuruza, mu kazi ke, akazana bagateranya akavuga ati mbonye 5 mwagashyiraho gutyo, mugahuza mukavuga muti ikipe yacu tugomba kuyitekerereza. Yego, urumva ni ibintu, ni ikipe y'abantu benshi, ni imitwe myinshi abantu bicara bakavuga bati bureke duhuze. Niyo mpamvu rero Rayon Sport ibyo bintu bituma rimwe na rimwe nubwo bifasha kugira bifasha abo bantu benshi nyine guhuza mu kintu kimwe, ariko nanone tuvugishije ukuri mu bantu
mu bantu bajya bavuga ngo ntihabura uruntu niyo mpamvu nubwo abari benshi baturutse ahantu hatandukanye, icyo kintu nacyo rimwe na rimwe hari igihe cyiza kikaba kibi bitewe ntibu yaturutse hariya, hari imyumvire afite wenda bitewe n'akazi ke, bitewe n'ibyo abamo, haba harimo experience zitandukanye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe rero ujya ugasanga wenda uyu mwaka wenda hari batangiye batumvikana wenda ku kintu runaka, ugasanga hajemo uyu nguyu ntiyumvikana n'uyu, ariko njye icyo mbona ku gitekerezo cyanjye nuko njye mbabona ko bose bose nabareyo, njye mvuga ko bari bose nabareyo, kuko nubwo yatongana niyo yagira icyapfa n'undi, icyo bapfa nicyo cyitwa Rayon Sport. Rero uyu mwaka na sezo yashize hari hajeho ubuyobozi bushya bwari busimbuye ubuyobozi bwa retired captain Uwayezu Fidel. Rwose Imana ikomeze imuhe umugisha kuko yitangiye ikipe mu gihe cyari kigoranye. Rero mu gihe hari hagarutse mu ikipe abagabo bari barabanye na ekipe mu myaka yari yarabanje, urumva byo guhindura systeme by'ubwabo kubera bari bamaze igihe kinini batari mu mupira, ibyo nabyo byarabacalenginze. Wenda hari ukuntu babyumvaga wenda bari hanze y'ikipe bakavuga ati twe nituza bizahita bigenda gutya, bazanya byita amashagaga atakwita n'amabi kuko bari bagarutse mu ikipe yabo. Rero ikipe situation bayisanzemo kwita bayikura mu buryo buri financial no mu kibuga byarabacalenginze ku buryo njye navuga ko sezo ishize yari sezo yo kwiga, urumva bari bagarutse wenda bafite buri wese afite imitekerereze y'ukuntu mu kugaruka byazaba bimeze, noneho wenda bahagaruka bagasanga wenda harimo izindi challenges nyinshi, noneho ugasanga wenda uhise ujya mu buyobozi ako kanya ibyo asanzemo wenda utarimo ako kanya utaraho ari, akaba hari ukuntu atekereza uko ibintu byakabaye bimeze. N'utwo tuntu twagiye tuzamo noneho ku buryo twabaye muri sezi ishize turanagaruka noneho no muri iyi season ikurikiyeho nakwita ya kabiri kuri bo, naho urabona ko twa tuntu twakomeje kuza. Ariyo mpamvu wabonye Rayon Sport ntago bigeze, mbega navuga ko Rayon Sport iyi season batigeze bahuza n'umutima umwe ngo bayitegurire iyi season ije. Aho ubwo ni mu buryo nyine bw'ubuyobozi, umuntu nyine yabivuga byinshi umunsi wakwira. Muri rusange ni gutyo nabivuga muri kijyanye nyine n'ubuyobozi. Gusa ariko burya bajya bavuga ngo abareyo iyo babonye icyabakomerekeje ni abantu abo twita abasaza cyangwa bari bakuru muri ekipe, turabizi ko ejo n'ejo bundi igihe bazicara bagasenyera umugozi umwe, kandi koko bizaba kuko ni abantu bakuru bayoboye amakampani akomeye muri iki gihugu. Rero kuvuga ngo Rayon Sport ngo kwicara ngo bahurize hamwe imbaraga zabo ngo yabananiye, ntago bishoboka rwose, ntago bishoboka rwose. Icyo kintu ndacyizeye, kandi ikindi ubwo icyo tuvuye mu buyobozi kirajya tsinganisha mu kibuga nyirizina. Mu kibuga rero abakinnyi ntibashoboye, hari abavuga ati abakinnyi mwatuguriye nta kigenda, dore reba Pavere, bamwe batangiye kumwita amazina ese ngo yaba ari intumwe ya peri, bimeze biti ibyo bintu murakoze cyane. Rero ngiye buriya gira ukuntu ndeba umupira, rimwe na rimwe hari igihe menya ndeba bitandukanye n'abandi. Njyewe iyo ndebye Rayon Sport y'uyu munsi ntago navuga ko ari Rayon Sport yuzuye 100% kuko gusa ariko nanone njyewe imyaka nzire ni gake ureba Rayon Sport yuzuye hahandi uvuga ngo iradanangiye kuva mu izamu kugera ku mwataka. N'ubundi ubusanga wenda nko mu izamu wenda dufite umuzamu mwiza, ugasanga muri defense ya bane wenda ugasanga dufitemo nka babiri cyangwa nka batatu wenda bexer, ugasanga wenda kabiri cyangwa gatatu ugasanga harimo umwe bitarine wenda tuvuga akabazo, ariko wenda kubera ari umwe ugasanga ntibigize wenda median, ugasanga dufitemo nk'umwe cyangwa babiri muri attaque bikagenda gutya. Ariko uyu mwaka bitewe wenda na
ya krize wavuze wahereyeho kaba personnel k'abantu kagiye kazamo nabyo byafex ikipe ni ibintu byumvikana ariko ndebye nkoza analize ziri sportif bo Rayon Sport cyambere ifite umuzamu mwiza Faveri Nzira n'umuzamu mwiza yego icyo cyo twacyumvikanaho Rayon Sport ifite umuzamu wa kabiri mwiza Kuyate ntago ari umuzamu mubi uriya mwana Yves ntago ari umuzamu mubi kwizamu ho rwose navuga ngo ni forum izamu rya Rayon Sport riri protect nta kibazo harari protege rwose izamu rya Rayon Sport ikindi muri defense giye bundi niho mbona ikibazo ariko defense bimeze gute nukuvuga ngo muri defense centrale honge mbona nta kibazo dufite pe none se ikipe mu Rwanda cyangwa ikipe yaba ifite Gisudiyanye ikipe yaba ifite Emery ikipe yaba ifite Rushema Chris na Kabange buraho nawe muvaza nk'umu defenseur central ikipe yaba ifite abo ba defenseur wavuga ko iyo kipe ifite aba defenseur central babigute ntago ku bunararibonye bwanjye ngiye mbona iyo defense central ihagije ahubwo ahantu mbona ikibazo kinakomeye cyane ariko ni kuri gatatu no kuri kabiri kuri kabiri kabiri hakinaho Serumogo na Kabange nibo bakunda gukinishwa kuri nimero kabiri kuri gatatu nura Murundi Prince wasimbuye uriya mukinnyi wagiye muri APR yego hari uriya Prince hakaba bakinishaho nura mwana Jesus yego rimwe bakinishaho nura Fabrice okay ntago ngiye kubasuzugura ariko nko kuri gatatu abo batatu vuze bose uvuze nka Rayon Sport yabihatana igikombe wenda na APR bakabaye byibuza umwe muri abo wenda ari nk'umusimbura byibuze wo nimero 3 Rayon Sport yakabaye ifite ubundi nge nemera ko tuvugishije ukuri nemera ko ubundi ni ba APR ifite Claude Rayon Sport yakabaye ari ifite Christian abo bose mvuze batatu bose bavuze umwe muri mwe akabakina muri polisi ubundi Rayon Sport yakabaye ifite Christian kuri gatatu rwose niba Claude ari muri APR Christian yakabaye akina muri Rayon Sport rwose yakabaye ari we ukina gatatu ya Rayon Sport ubundi Rayon Sport yabagaho nimero 2 wenda APR ifite nimero 2 natwe tukaba dufite nimero 2 noneho hanze hagasigara hari deba ese uyu n'uyu ni ndurushundi uri tugifiteho bitagaradu tugifite Radu APR bagifite Omboringa noneho tugasigara twibaza ese Radu cyangwa bon ese Radu na Omborenga ninde komeye cyangwa igihe bagifite cyangwa bagifite Rusheshango ubundi nizo deba ubundi APR na Rayon nizo deba zakabaye ziri mu mafana mwavuga ati uyu ni ukomeye urumva ba bantu nyine ureba batanga impaka kandi yo deba ni iryoshya sport naho rwose gatatu ho yavuze ngo nta muntu hari wo kwikarira ijya kugura ntabwo ikireba ngo APR ihagaze gutya reka narwe tugure uri buze kukompeta ubundi ako niko kabazo kaje muri uyu mupira rero nicyo cyago cyaje muri uyu mupira nicyo cyago cyaziye icyo nakwita ngabareyo hamfete ubundi Rayon Sport wabaguzi ngo APR niba ufite umwataka utsinda ibitego 15 wabaguzi ngo Rayon Sport byibuze twebwe dufite kugira uwo twabarira nk'ibitego 10 kuko twizeye kuba ari muri Rayon Sport babafana bazamupusa akaba yanakwegera no kubitega akaba rimwe na rimwe yanarusha no wa APR yego kuko APR yo haribo tuvuga ngo ngiye kuntu ngiye mbona APR na Rayon Sport iyo Rayon Sport ifite abakinnyi bari kuri kariba begereye nk'aba APR icyo gihe APR nayo ibititira kuko ibivuga ati uyu mukinnyi niba yegereye uyu nguyu niba tuvuge nk'urukangohe nk'urugero niba Rayon Sport ifite umwataka Foringanye niba APR ifite umwataka Watara urabona ko difference irimo ni ntoya icyo gihe rero uwo mwataka wa Rayon nubwo ako ka difference gato karimo niyo Watara yabarusha Foringanye kuba kina muri Rayon Sport afite ubufana ungana kuri yego burya ntugire ngo nta bita bituma izina rye rizamuka kurusha wawo niyo mpamvu burya kugira ngo APR yubake ku rwego rwa kugira ngo itware championnat iri kureba iyo APR yirebye kuri Rayon Sport APR bigomba gushaka abakinnyi bakomeye barusha ba Rayon cyane kugira ngo iyitsinde
noneho Rayon Sport iyo ari ya Rayon Sport abantu bashyize hamwe barebye bakitonda muri recruitment cyangwa mu kubaka ikipe yabo, burya Rayon Sport ifite abakinnyi bari close begereye abaperi ho gato, burya iyo Rayon Sport iba yatsinda aperi mu buryo bworoshye cyane. John Terry, twari turi mu kibuga turi kwibaza aho bipfira kugeza ubu. Mu by'ukuri Rayon Sport iyo urebye ukareba umubare w'abakinnyi ifite, ubona ifite abakinnyi benshi beza. None rero wari uri kugenda utubwira kuri buri mwanya, komeza tuzamuke, ndetse nibiba ngombwa udupangire basi 11 bawe, kuko birashoboka ko ikipe ishobora kuba ifite abakinnyi ariko umutoza atabakinisha nk'uko mwebwe abafana mu byifuza. Uze kuza kudupangira 11 wawe wumva, nubwo wenda hari imyanya yagiye ugaragaza ko igifite akabazo, ariko ntabwo wabura uwashyira uvuga ati uyu nguyu kuba arimo arusha uyu nguyu. Icyo kintu uze kukidukorera. Urakoze cyane mu binyamakuru. Uko nari nkubwiye abazamu naho navuze ko izamu rya Rayon Sport rirarinze. Yego. Nakubwiye ko muri defense centrale ho turi rwose naho turi protege. Vuze ko Rayon Sport dafite abadefenseri centrale bari kuri kariba yo gukina mu ikipe twita Rayon Sport. Defense centrale dufitemo Yusu, Emery na Rushema, abo garukiraho, abo barahagije. Abo rwose bakurindira shampiyona yose, barinda defense. Yego. Kuri kabiri no kuri gatatu niho nagaragaje ko harimo icyuho. Kuri kabiri reka dushyiremo Kabange ubwo. Rwose nkubwije kuri Kabange, imibonere yanjye analize zanjye. Kabange nyine ntuwagorira. Umukinnyi wa Gorira ntaga Kabange ntago uzamushyira hariya polisi ifite rage uvuge ngo Kabange arafata rage iminota 90, ntago bishoboka. Ni urwego rwa Gorira, ni urwego rwa wenda za AS Kigali rwose, kurireyeho yakureyo n'urundi rwego. Nkubwije ukuri, ahubwo njyewe mu by'amaburaburizo buriya nafata Serumogo nkaba namushyira ku mwanya we rwose. Ari kuri njyewe umusaza Serumogo ukomeje kumwikizera rwose, aho gufata Kabange ngo mushyire hariya. Nafata Serumogo nkamushyira hariya, nkamubwira ni rero rwasa dore n'umwanya wawe hatana. Kuri gatatu ho uwo yashyira bose buri barambona bose ni bamwe. Rwose akaba musaza bose ni bamwe. Wa mugani ngo ntumbeshye. Ntunyobye rwose. Nawe ntibakuyobye. Muri Mediane hagati rero tugeze kuri gatandatu. Kuri gatandatu nta nimero 6 Rayon Sport ufite wo kuri kariba, ariko ya Rayon Sport rero nkubwira ngo nta mukinnyi n'umukinnyi afite kugeza ubu ni bande. N'umukinnyi niba umbwira mu rundi ngo Rishari. Yego. Rishari rwose kariba ntago ari Rayon Sport. Niba umbwiye Sefu ntakiruka. Si Sefu agakwiriye kuba kina. Sefu ya nizikigenda. Oya rwose, oya Sefu ambabarire rwose. Undi uramwana ntarindwa wo uturutse muri Mukura, ambabarire nawe urwego rwe ntago ruraburwareye, wenda mu mwaka utaha cyangwa mukurikiyeho wenda byakunda kuko aracyari muto, aho ho ndabyemera. Gatandatu nta kintu gihari. Umunani ho rwose ufite umunani. Navuga ko dufite nk'abantu babiri, navuga ku umunani baraba rundi babiri, Abedi Tambwe Gloire. Rwose n'abakinnyi bagakwiriye kuba bari muri Rayon Sport. Rayon Sport ikomeye, bariya n'abakinnyi bakomeye. Umwe niyo wamushyira ku 10 undi ukamushyira ku 8, abo n'abakinnyi bakomeye. Ni nabo mbega njyeni kugeza ubu ngubu muri offensive cyane Mediane nibo bakinnyi kabisa badufatiye. Twageze ku 10. Ubwo ku 10 nyine yaba ari hagati ya Tamwe cyangwa Bedi, ariko ubwo bagasimburana ku 8 umunani undi 10. Impande zo twagiye mu 7 na 11. 7 na 11 rwose. 7 twihanganye uriya mukongomani bitatu n'itito. Tukamwihanganira afite udefo technique wenda two gutidana umupira wenda kaga speed ntago karaba kenshi, ariko uriya mwana tumwihanganiye, uriya mwana yazatubera baramini ya mari bo muri za Barcelona. Toni Kitoga iriya ni Manu, ubundi ni Manu, ubundi Rayon Sport bajya ngo ntijya yiburira za Manu. Uriya mwaka uyu mwaka umwaka utaha azaba ari Elma iri dangerous rwose ku butaka bw'u Rwanda. Muri 11 ho bose nta mukinnyi wo kuri kariba ya Rayon Sport dufite.
abahari ubu ngubu ni bande? Bagayoko ntumumbwire. Bagayoko uyu mwanya uramwigaramye kandi ari shusho wabareye. Ntunyobye shusho. Bagayoko afite defu imwe. Uriya mukinnyi niba hari umuntu wamubwiye ko ari we mukinnyi w'umuhanga muri iki gihugu, uriya mupeti ntabwo ari collectif. N'umupeti niba afashe baro, niba abonye akanya arashose, hari igihe yica ama offensive ya equipe naho bidakunda pe. Uriya mwana kereka ubwicaje ukamukosora mu mutwe amubwira uti rero umupira w'amaguru ni umupira nije collectif. Iyo uyu nguyu yahereje mugenzi we niho bigenda neza. Ako kantu uriya mwana abashije kukakosora niho wambwira ngo wenda ni umukinnyi wakina muri Rayon. Ariko kugeza ubu nakubwira ko ku mpande dufite Tony Kitoga. Nyine ngiye niwe mbona wikaribo gukina muri Rayon. Ariko nanone ntibagiwe ko Rivaldo nawe nubwo tujye tuvugisha ukuri, nubwo abantu benshi baramukerensa ngo Rivaldo, ariko Rivaldo ni umuntu uyu mwaka yatangira amenyera, umwaka utaha ntabwo amenya ikintu cyangwa. Musa Basane umusize he? Basane nawe ni muri ba bantu uyu munsi yakidira neza, ejo agakina ibintu utamenya. Mbese ntafatika. Bega ntago twibukiranye umukinnyi Ojera kuntu yari ameze. Ojera baguzi ko kuri Espoir aragukinira neza, kuri APR, kuri Kiyovu. Ukabona nyine ni umuntu uri consistent, ariko Basane uramushyiramo aragwa ahantu buri kanya aragwa. Yego hari igihe bitanga amapenalty cyangwa amakufra, ariko ntago ari umukinnyi wavuga ngo kuri Rayon. Erega tuvuga Rayon Sport muvandimwe, Rayon Sport ni ikipe itwara ibikombe. Ubuziriye Rayon Sport yo guhatanira imyanya ya gatatu ya kane, ngo nibigenda neza ngo hari igihe ngo mu cyamahoro ngo bazajya finali ngo bayenda bagasohoka. Iyo ni mukura nitekereza gutyo, iyo ni mukura ni za ariko nawe yabikoze rimwe mu kugaruka hitirangi. Iyo ni imyumvire ya mukura ntago ari iya Rayon. Rayon Sport ni ikipe ihatanira igikombe na APR. Yego sibyo no guhatana na APR ntago ari mu magambo burya uhatara, kuko umupira ubera kuri tapi ve. Yego nyine niyo mpamvu turi kwandika tukavuga ati uyu mukinnyi n'uyu. Twagiye kuri atake ejo bundi mwagize ibyago, umukinnyi mwari mwiboneye nka Manu abaravunitse, undi mwari musanganywe yari yaravunitse amaze umwaka wose, kugeza ubu ngubu bimeze bite? tujya tuvugisha ukuri, Sport ifite nuko wenda hajemo ibi bibazo ariyo nayo mpamvu nakubwiye nti Rayon Sport bura nanone ntago turayiheba. Tujye twibuka ko Rayon Sport ifite abataka babiri ba mbere muri iki gihugu. Atake ya Foringanye, atake y'Uramurunda Sumani. Subungu b'amakipe azajya defanda. Kibazo nyine ni bari abantu igihe babonetse buriya kuntu Asumani areshya ukuntu akontorora baro Foringanye. Ese amakipe azajya defanda gute? Ngiye mfite ikibazo cy'ukungeri andi makipe nyafite ikibazo cy'ukuntu azajya defanda Foringanye ntuza na Asumani, kuko bose ni abatekinisiye bazi gukina umupira kandi bose baratsinda. Bose ni abataka b'ibitego bibiri kuri match. Tujye tuvugisha ni Rayon Sport rwose utazajya ureba nabi uvuga ngo iroroshye wajya kubona ukabona ikuriye bine. Mbese no kuvuga ngo hari igihe bazajya banahurira mu kibuga bakinishe bombe batake bombe. Oya kuko bose bakina ibibo, bose ni abataka batsinda, ariko bose bafite nka Asumani nabonye afite agakarite mu maguru, arirekuye arakina umupira, kandi na Foringanye arakina umupira ku buryo gufata umwe akaba pivo undi akamukina inyuma biroroshye cyane. Twabonye mu myitozo Foringanye yaragarutse, yaratangiye gukora imyitozo, hatagize igihinduka muri kwezi kwa 11 aragaruka mu kibuga. Cyaba ari igisubizo kuri Rayon Sport ku buryo rwose byaba ari amahire. Buriya nubwo tuvuga n'uyu nguyu Yves tuba tuvuga ngo ntaga kaze cyane. Yves buriya nawe agize aba bataka babiri nawe yagira aka experience abakuraho, kuko Yves ngenda namwitegereje uriya mwana akeneye abantu b'ibikoko nk'abara yigiraho. Buriya rero tugize amahirwe Foringanye akabaje akongera akabamenyera gake. Asumani we rwose we ni furu muko kuri amutipe rwose afite umwitozo. Uri amutipe yarabemeje yahise yemeza kabisa. Ungera amutipe namurebyeho rimwe nige sinyandeye umukinnyi kabiri. Uri amutipe namurebyeho kuri Vipers ndeba uduko ataranatsinda n'igitego.
ndeba ukuntu yirukanka, ndeba ukuntu avugana n'abakinnyi bagenzi be, mbona ukuntu ahagarara, nahise mvuga nti ibintu bya bindi Rayon Sport bajya bavuga ngo ntiyiburira. Mbega hariya aho Rayon Sport yatomboye indege yuzuye abagenzi neza bicaye muri business class neza bari muri VIP, yarayitoraguye yuzuye abagenzi n'imitwaro n'imizigo ipakiye byose kabisa. Rutahizamu igikura nkota Rayon Sport yiboneye mu buryo butayigoye, ariko nubwo nyine ejo bundi yagize ibyago avunika akaboko, ariko reka twizere ko vuba azagaruka mu kibuga. None Bosco, reka tukomeze ikiganiro cyacu tugera no ku musozo wo mu kibuga. Mohamed Sheri wamusize hehe wa muzungu? Dore wasiririrwa ba 11 n'abazungu, buriya ntago ari kubera Mohamed Sheri mufite. None numvise nta hantu namwe wigeze umushyira. Impamvu ntamuvuze nyine nuko nyine Mohamed Sheri ubundi yakabaye subwo Rayon Sport nayo hari igihigurwa we. Nje naramwitegereje ndavuga nti uyu nguyu rwose ni gute yisanga akora n'imyitozo muri Rayon koko. Nukuri hari abantu ndeba muri Rayon Sport abandi impamvu ntanamuvuze nuko n'umuntu utanakwiye kubona anakora n'imyitozo muri Rayon Sport kabisa. Rwose nkubwije ukuri ngo urwego rwe ntabwo ari urwo mu n'imyitozo, ntago yagakwiriye kuba ajya mu nzove agakora imyitozo n'abakinnyi bagenzi be rwose. Turangije kuvuga ku bakinnyi, gira icyo tubwira ku mukoca wa Rayon Sport. Lotfi umutoza waje avuye muri Mukura yabicaga bigacika, akaza muri Rayon Sport, akazana umwungiriza rimwe, ubuyobozi bwa Rayon bukaba uzanye ntabwo yujuje ibyangombwa akamwizirikaho. Ntekereza ko ari nawe wazanye Mohamed Sheri. Umutoza uramuvugaho iki kugeza ubu ngubu, uhereye kuri za recruitment zakozwe, yahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo, none ibyo agaragaza mu kibuga urabona bimeze bite? Abakinnyi bakina umukino wo utoje cyangwa bakina ibyabo bibarimo? Tuvuze murakoze cyane. Tuvuze nanone ngo umutoza yaguriwe abakinnyi yashakaga. Aho hantu ho twashyiramo aka point d'interrogation kuko ukurikije ubushobozi Rayon Sport bwagaragara twabonaga, ntago wavuga ngo umutoza yahawe abakinnyi yashakaga. Aho rwose twavuga ko Rayon Sport yishimye aho yishyikiraga, ujyanye n'abakinnyi aho yishimye aho yishyikiraga rwose. Ibyo byo ntabwo twagera tuvuga ngo umutoza ngo yaguriwe abo yashakaga. Aho icyo kiganiro reka tube tugisubitse ko mu marido siko bimeze. Yaguze abashobokaga bitewe n'ubushobozi bwari buhari, n'ubushobozi bwari buhari. Umutoza rero Afahami ya Lotfi rero buriya rero kujajinga umutoza utoza Rayon Sport muri iyi minsi biragoranye kubera iki? Kuvuga umutoza utoza muri izi condition, aho abakinnyi be abatizeye ngo ejo n'ejo bundi barahembwa, aho gutoza abakinnyi badafite amarecruitment, kuvuga ngo uri gutoza abakinnyi mu ikipe uzi ngo aba bazanywe n'uyu nguyu gutoza. Mbega hari ibi sinzi kugira ngo judging ukore judgment y'umutoza wa Rayon Sport babigoranye pe, kuko ubusanga haje makabazonga kama systeme ngakina iki nibiki, ariko ngeye nubwo bavuga gatatu kangahe. Erega ikibazo sa ama systeme, erega ikibazo ese nayo ma systeme ese koko niyo tuvuga ngo iyo systeme yakina bavuga yakinaga, ese koko nubwo yayikinaga, ese abakinnyi bayikina bari kuri kariba, ahubwo iyo systeme niyo yari ikibazo. Ikindi ubona ikibazo ari iki? Ese iyi ngiyo noneho bamwempoje akina, ese nubwo ayikina ko bamwempoje ibyo akina akaba yaremeye kubikina, ese abakinnyi bo bahari bari kuri kariba yuko ibyo yabayeho bamwempojeho naho bizagenda neza? Kuko rwose tuvugisha nkubwije ukuri nka match ya Police nabonye, ngiye rwose nakubwira ko nabonyemo abakinnyi 5 bonyine bavuga uti abangaba nibo bakinnyi ba Rayon Sport bakinnye na Police
abandi nyine niba abandi nko wagenda ugakura gutya ukuzuza ikipe kugira ngo mukine. Rero iyo kipe kugira ngo uzajaginge umutoza, ngiye rwose ku giti cyanjye, ngiye rwose judgment yanjye umusaruro nkene wa Rayon Sport ntago nawushyira ku mutoza pe rwose ngiye niho umutoza umufitiye icyizere yahawe abakinnyi beza yakina ndetse neza cyane. Nakubwiye kuva kare ngiye kujaginga umutoza utahawe iki n'iki biragoranye pe, kuko gutoza kuba ibyo yatozaga Mukura no kuza gutoza Rayon Sport ni amakipe abiri atandukanye. Cyanze bikunze nawe burya tujye tureba na psychology y'abantu. Niba umuntu yaravuye muri Mukura atoza ikipe wenda ifite amikoro ku rwego wenda rwa Mukura, kuba yaraje muri Rayon Sport wenda hari ukuntu yumvaga hari somehow ko abayeho upgraded. Kuba rero kwishyiramo ko abaye upgraded, wagera ahantu ugasanga wenda expectations zitandukanye n'ibyo watekerezaga, hari gihe nabyo bikwangiza mu mutwe, bigatuma rimwe na rimwe no kuba watanga umusaruro naho hazamo ikibazo bigorana. Kuza mu ikipe ugasanga wenda harimo abaperezida wenda benshi, we yarakubwira iki nuko ngo ngiye kugeza ubu ngubu iyo nakajaginze nuza uyu Afahamiya, iyo aba yarahawe iyo Rayon Sport nyine ubuyireba mu kibuga avuga uti nk'ubu nakubwiye ko ngiye Rayon Sport iri current rutavayemo bari abavunitse, ngiye nakubwira ko irimo abakinnyi batarenze 5-6 bari ku rwego rwo kuba bakinira Rayon Sport yagabaye ihanganira na APR igikombe. Saba abakinnyi 6 ndi kukubwira, ikipe z'abakinnyi 11. None se abo bandi uzi ko ikipe y'abakinnyi 6 temeye kujya mu kibuga, njyabo bandi mbabara kara bajya mu kibuga kugira ngo Rayon Sport yemere gukina. Rero kugira ngo njaginge umutoza ufite abakinnyi bameze gutyo mu ikipe nka Rayon Sport, ibisabwa byinshi, umufana yaje hariya bagacuma siza amarangi bagutegereje ko kugomba inshundura zigomba kunyeganyega muri buri kanya, mbona bigoranye pe. Urahuriza hehe n'abavuga ko kuba Rayon Sport ifite bari abasaza bayita ikipe yabo kandi koko bayishoramo, ubwinshi bwabo biri mu bintu bituma Rayon Sport idatera imbere? Urabihuza gute icyo kintu? Okay, urakoze cyane. Buriya rero hari ikintu kiba muri societe z'abantu, cyane nko muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport bari abasaza usiko burabura bicara bakabona aribo bantu bakontributinga ku ikipe cyane kurusha abantu bose. Biriya babyita kwikunda. Buriya Rayon Sport nta muntu utayigiraho uruhare kuva kuri wa mufana wishyura 3,000 byagiye muri stade. Ngiye ubwo barangiye nibo naje kubona kari nabo bantu tugiye muri logique, nibo bantu bundi bakabaye aribo banyiri Rayon Sport. Yego, kuko bari abantu ikipe Rayon Sport iratsindwa ntibarye. Rayon Sport rwose iratsindwa akaba yanata uramufana uvi Nyanza akava hehe na hehe akaza kwishyura 3,000 hariya, ufite no gusanga mu mufuka we basigaranyamo nk'igihumbi cyangwa nk'amagana ngahe, aranataha n'amaguru. Rero iyo mugiye rero hari hejuru ngo muri za body mukirirwa mushwana mugira gute mutanatekereza kuri babafana, mwe mukumva ko ari mwe mwinjiriza ikipe kurusha babandi. Ahubwo se tuvugishije ukuri, muri stade tuvuga nk'urugero nko muri stade Amahoro si 1,000 bingahe, 45 nibyo kugeza ubu tuvuge APR yakinnye na Rayon. Hari muri stade hagiyemo abafana wenda ba Rayon, wenda APR wenda nayo abavuja abafana wenda haje ba Rayon 37,000 wenda. Abantu n'abafana nyine wenda tuvuge bari kuri standard isanzwe yo kwishyura. Wowe rero uri hejuru ngo kubera ngo wishyuye iryo jana cyangwa 200 uhita wumva ko nyine babandi ubaciye amazi. Kandi abo bantu ni benshi, bafite majorite ni benshi, kandi abo bantu ngiye mfata nibo bafite rwa rukundo ruri intense ruri interne rwa equipe. Ariko sinzi ukuntu we wumva utanga 500 kubera ufite wenda miliyoni wenda zirenga. Yego, umuntu atanga 100,000 kubera afite wenda 200 ku ruhande. Yego,
undi nawe atanga 3 kubera wenda yari afite 5. Rero ikibazo gihari nuko bari abo hejuru bagenda bakajya muri ego zabo, niba nje mbara ko badatekereza wa muntu wo hasi. Ese ibintu niba nje nawe turi gushwana kubera ibi, ese bagiye banibaza bakarate ese ko turi gushwanira ibi ngibi, ibi bintu ko bigiye kwangiza wa musaruro twavugaga, ese ba bantu bo hasi biragenda gute? Ese ko babandi bicara muri bitatu kandi ni benshi kandi amafaranga bishyura iyo gisize iyo akariki habara amafaranga menshi cyane. Nese ubaze ugiye muri stade ukabara amafaranga wenda yabara bama VIP n'ibiki arabara abantu bara benshi baba bishyuye naba amafaranga menshi afatika. Sinzi rero ukuntu umuntu agenda no kuvuga ngo bishyuye. Bari abafana bakeneye guhabwa agaciro na bari abasaza yego tububahe, hari ibyo bakora wenda bari abandi batakora rwose ni twaba iki cyubahiro, ariko icyo cyubahiro ni kikabibagize ko hari abantu bari mu ntara bari Cyangugu bari zahehe zabweye zahehe bakeneye ko bari abantu bumvikana ikipe igatsinda. Hari abantu bifitiye utubutike na hehe twahehe baba baraguze za bonema bavuga bati ikipe ye yatsinze hano nyine ikipe igomba gutanga ibyishimo mu nguni zose, ntihakagira abantu babangamira ibyishimo by'abandi bitwaje ayo ama ego yabo, kandi ibyo baharanira ngari intsinzi ya Rayon Sport, ariko bikarangira n'ubundi itabonetse. Rero numva bakagiye batekereza ku kantu, ese ibi bintu niba ari Paul Muvunyi ari wenda atumvikana Tadei bakwica, ese iki kintu ko kiri kubangamira bya byishimo bya rubanda nyamwinshi babareyo, ese ibi bintu turimo ni ibiki? Yes, bakanatekereza nako ngako. Kandi ikindi buriya Rayon Sport nkubwije kuri wa munyamakuru, Rayon Sport ni ikipe itagibura amafaranga, ahubwo twasanze bajyaga batubeshya ngo Rayon Sport ngo ni bihehe ngo ntango ngiyo irimo ngo ngira gukonsoma gusa, ahubwo tuvugishije kuri wa munyamakuru urakuze ufite imyaka y'ubukuri hagije, wigeze ubona ahantu abantu b'abagabo bapfa ikintu kitari amafaranga? Harimo baba bari kurwanira wenda aboneka mu buryo butari direct ku kanya, ariko byanze bikunze ayo mafaranga araboneka. Niyo mpamvu batumvikana, kuko hari ikintu batumvikanaho, ariyo mpamvu bashwana. Kidahari inama nge nabagira nuko bakora komite imwe, niba koko bakunda ikipe bakajya bafata buri wese amafaranga agashyiramo ayo mafaranga, niba ari komite ikagira uyacunga, ikagira ucunga ayo mafaranga. Niba ari amafaranga avuye muri za skora avuye akagira ahantu yose bayahuriza, bagashaka umusiyo ubazwa ubuzima bwa ekipe yo bwose, bagashaka n'umudirecteur technique wize wabyigiye ufite na experience ihagije, wundi yego atari wo gutoragura wundi bazatoragura hariya hehe, wundi bazajya birirwa buri wese azabwira ntago uzazana umusiyo ukuye muri South Africa ngo ujye wirirwa umubwira ngo uzana uyu mutoza, ngo uzana uyu mukinnyi, azizanira umutoza ashaka kubyumva. Directeur technique nibo barekurita abatoza, nibo banyine barambagiza abatoza. Azazana umutoza ashaka, azaza uwo mutoza directeur technique ubundi akenshi ni nawe ugena imikinire ya ekipe, uko ikipe nyine yakitwaye mu kibuga mu buryo nyine bwa settlement ya ekipe, uburyo ikina n'ibiki byose. Abo naba DTN babikora. Azazana umutoza yizeye kazakora bya bindi bijyanye n'uko ikipe n'ibyo ikipe ishaka. Urani utekereza ikipe mu buryo buri sportif na wa wundi w'amafaranga. Abo bantu Rayon Sport mu gihe itarabagira bari abasaza ngo ese nibagende bicare hariya tujye tubabona nk'abantu babakapo bicaye hari aba bashyize amafaranga hariya, twebwe none wa musaro tujye kuba tuzavuga ati si uyu w'umuganda cyangwa w'umuki atwiciye ikipe, turekarame kuri babasaza wenda bagiye bicare bamwirukane cyangwa bagire gute, ariko akavuyo gacike rwose. Rayon Sport ibikipe y'abakunzi, kandi abakunzi bayo bayiha umusaruro. Niba ku kibuga babahamagara imvura yabigwa yaba izuba riva bakababona, icyo gihe bisobanuye ko Rayon Sport ifite ubukungu, kandi ubukungu bwa mbere n'abantu.
siko bimeze buriya. Yego burya none se ubukungu bwa mbere n'abantu. Rero nukuvuga ngo Rayon Sport ntabwo byumvikana niba ku myambaro yabo ifite abo yamamariza batagira uko bangana, ikaba ifite abakunzi bangana kuriya, ariko ikaba ariyo kipe ihora ngo mu myenda ngo yabuze aho guhemba abakinnyi bivumbuye ngo babuze za recruitment. Ntabwo ibyo bintu bisobanutse. Ni igisebo gikomeye. Tuvugishije ukuri yarakubwiye ngo twakuze turi abana twumva ngo muri Sport amatiku turakura tugera dushaka ngo twumva amatika se koko bizarangira ryari ngo bari abagabo biyicare ko ese ko kampani zabo bayobora babere ese ko biba bimeze neza ko nta matiku twumvamo kuki ayo matiku bayazana mu ikipe y'Imana mu ikipe y'Abanyarwanda bazicare basetinga ibintu baha agaciro b'abaturage rwose birirwa bavuga ati ese barabahora muri biriya ahubwo banatekereze banakore icyo bita kwitekereza ese ibi bintu ko tubihoramo ese bari abantu ko bahora bumva twashwanye ko bahora baza bigaye bavuga ati kubundi bari abantu bimeze bite nibyo inama urayitanze. John Terry, tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ntabwo nareka kukubaza witeguye ute kubona Amavubi yabaye classified mu gikombe cy'isi. Ejo bundi kuwa gatanu turakira ikipe ya Benin hano mu Mahoro. Nizere ko tuzahahurira tukajya gufana Amavubi yacu. Urabibona gute yoho kugeza ubu ngubu Amavubi urayavuga hiki? Okay, bakoze cyane Amavubi bundi sinyangira ibintu byinshi nyavugaho ariko rwose bundi ikipe yacu y'igihugu tugomba kubinyuma ndetse cyane ni ikipe yacu yaheka icyo nashima tumaze igihe dufite abatoza bazima mu ikipe y'igihugu. Tuvugishije ukuri uyu mudage uvuyeho wadutozaga mu minsi ishize n'uyu mwarabu urabona ko Amavubi muri iyi minsi urabona ko afite akamuvu byibuze ikipe irajya mu kibuga uko nakubwiye wenda nk'abasportifu ubuzi urwego rw'abakinnyi bo mu bindi bihugu batandukanye ariko iyo ugize amahirwe ukabona abakinnyi bo kuri kariba nk'abo dufite badashamaje cyane ariko abakinnyi bahajya mu kibuga ukabona barakina ibintu bisomeka ni honor ku gihugu. Niyo ngere ukuntu mbifata biriye ngiye sindi nk'ababandi ntavuze birirwa basebya ngo bagire bate burya tujye dushima n'ibihari tuzi urwego rw'umupira wacu. Niba abakinnyi bacu badakina muri ya makipe ashamaje tuzi za Nigeria na za Cameroon ziba zifite zaki niba dufite abakinnyi bakina muri APR bakina mu mashampiyona atazwi rwose ntago azwi pe niba abakinnyi ntiyicara muri weekend ngo ngiye kureba Amavubi ntago abakinnyi abafite koko niba abo bakinnyi bari kuri iyo kariba dufite bajya mu kibuga bagakina ibintu bisomeka bagahangana Nigeria bagakubita Zimbabwe bakagira gute umva South Africa twayikubise bibiri bamwe baravuga ngo nuko imvura yaguye umva nk'umunyarwanda navuga ngo dutewe ishema n'abantu bari kuri iyo kariba mvuze bitanga bakaduha insinzi rimwe na rimwe n'ahantu babigoranye kandi bakinye n'umupira usomeka pe rwose navuga ko bano bakinnye ikipe y'igihugu ifite ubu ngubu navuga ntibakinnyi muduhesha ishema rwose reka ikipe yacu y'Amavubi tuzayibe inyuma ejo bundi kuwa gatanu ubwo tuzaba duhura n'ikipe ya Benin yegeze kudutsindira iwayo. Ubwo rero reka twizere ko Amavubi yacu azitwara neza twese tuzahurire kuri stade tujya kuyifana. Siko bimeze reka rero tugera ku musozo. Sinzi niba hari ibindi byaba byagucitse wenda wumva wabwira abakunzi bacu ba I&I Peace TV ndumva ari cyo gihe cyo kuba hari icyo wabatangariza. Abakunzi ba channel nyine nubabwira ngo bongera subscribing kuri channel ikindi barebe ibiganiro babirayikinge abikundishe n'abandi ikindi nababwira ko nyine nk'abakunzi bare nkuko ariyo twavuzeho cyane bihangane ibihe bibaho rwose ubuzima buzagaruka ibisi byo bihe bibi Rayon Sport yabihuye nabyo yahuye na byinshi rwose kuvuga ngo Rayon Sport ngo itaka
ntabwo ibisibwo bwa mbere yatakaje n'andi menshi kandi ikora n'ibindi byiza kandi ikigaragara Rayon Sport ntabwo ari ikipe mbi ku buryo wayiciraho iteka rwose ibyiza biri imbere kandi ikindi narangiza suza umugore wanjye za Denise mubwira hari ubwo turamupepeye cyane rwose akomere n'abaririmbyi ba korali Reviva turabashuje cyane n'abakristu bose ba Paroisse Regina Pacis n'abandi bose badukurikiranye rwose tujye twibuka ko turi abana ba kiliziya abana b'umubyeyi Bikira Mariya uyu munsi twasesenguye umupira ariko ubutaha tuzinjira mu miririmbire nk'umuntu w'umuririmbyi bakomeze badukunde buri wese ibyo akunda azagenda bibona kuri I&I Peace TV. Uyu munsi rero inshuti bakunzi bacu reka dusoreza ahangaha ikiganiro cyacu nakagaruka ngewe mwari muri kumwe nk'ibisanzwe ni Joseph Lucky mwakunze cyane kumva mu biganiro bitandukanye. Astra Vista ubutaha tuzahora dusesengura n'ibindi mugira amahoro y'Imana.